Muryango wanjye muraho nkuko bisanzwe. Iyi ni YouTube channel yitwa Gira Icyizere, ngewe nkaba nitwa Claire. Murakoze cyane kandi mpora mbashimira kubw'ubufasha muhora mumpa. Imana igikomeza ibahe umugisha. Nkuko bisanzwe rero nanone tubafitiye umutumirwa nk'ubushize, nta wundi ni Vava, umukobwa mwiza cyane uzi Imana kandi uzi kugira icyizere icyo bivuga n'icyo bisobanura. Vava nkaba nshaka kugira ngo banze nsubirize umuryango. Ndasuhuje cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Vava, ikintu ngira ngo tuvuge twihuse kuko nta mwanya muri iki gihe dufite, twageze mu minsi, turi mu minsi yihuta cyane y'iterambere, nta mpamvu zo gutakaza igihe. Vava, nkaba nshaka kugira ngo nkubaze uko ubibona wowe. Abakobwa b'iki gihe bari mu kigero nk'icyawe cyangwa se abasore ntibifuza gukora, ahubwo ugasanga baratega amaso ku bagabo babaruta cyangwa se abagore babaruta. Wowe nka biriya iyo ubibonye ubibona ute? Wabagira nama ki abantu bameze gute? Buri wese agira uburenganzira bwe. Hari umuntu wumva atazinduka ngo afate isuka yirirwa ahinga azabivemo. Hari undi wumva avuga ati sinashobora guhagara kuri iyi mihanda ngo nzabivemo. Akumva yuko igikuru ari ukwicara hariya akisiga akajya akora ku mihanda. Buri muntu wese biterwa n'ibitekerezo biba bimurimo. Ntabwo nzahitamo kwirirwa ku mihanda ngo umbwire ngo kwigishoro ngo cy'agataro bikundi. Umuntu wese ikintu yisizemo icyo kintu nicyo kibacyo, ikikurimo nicyo uzabacyo. None Vava, icyo nkubaza, wagira nama ki umwana w'umukobwa wumva ko atakura amaboko mu mufuka ngo akoresha imbaraga ze n'ubwenge bwe, ahubwo akumva ko azahora ateza amaso ku bagabo, azahora ateza amaso ku musore runaka, akumva ko we kuba yaravutse ari umukobwa gusa bihagije, azicara mpaka imyaka yagera akazashaka umugabo agiye kumutunga? Wowe byumva ute, ubibona ute? Birashoboka nyine. Nigeze nkunda kubibabwira urubyiruko. Iyo wagiye gutekereza kuvuga ngo nzazamurwa n'umusore runaka cyangwa nzabona amavuta ari buyampaye, bishobora guhinduka ejo ntumubone, cyangwa se nawe akavuga ati ntago nzashaka uriya mukobwa aramvunisha muri byose, ntacyo akora, nta mushinga afite, reka mwihorere nshaka undi. Cyangwa se yanakujyana kugeza mu rugo ugasanga ntago mwumvikanye, bitewe n'uko abona avunika wenyine utagira ikintu ukora. Icyo nababwira ni cya kindi mpora mbabwira, ntago gutegereza hanze cyangwa se mu kirere wabigereranya no kuba wagira ikintu cyawe ukora ku giti cyawe. Usibye ko ngewe buriya ntajya nanabyemera, ntago njya nemera ko hari umusore ushobora guhamagara ngo umubwire ngo ndashaka ikanzu, ndashaka amavuta, ndashaka isakoshi, ndashaka inkweto, ndashaka iki cyose. Ntago njya byemera. Ariko nimba binabaho azabikora umwaka umwe, uwa kabiri yumve biramugoye. Ese ngiye nkora iki kuri iri terambere muri uyu mwaka? Ese ndaguma nicaye ntegereje ayo mavuta? Ndaguma nicaye ntegereje umuntu urangabura saa 11 nkora iki? Numva rero urubyiruko rwo muri iyi minsi twakabishyize mu ntekerezo zacu, buri muntu wese akareba ikintu akora mbese cyamuvana muri bwa buzima bubi akagera ku iterambere. Vava, urakoze cyane kuri iyo nama ubashe kuba wabagira abana b'abakobwa cyangwa se abasore. None hari ikindi kintu ngira ngo nkubaze Vava, hari ingo z'iki gihe, sinzi nimba ujye ubibona, ugasanga zibanyeho mu makimbirane, ariko ugasanga nk'umugore cyangwa se umugabo aratinya guhaguruka ngo ave mu rugo, cyane cyane abari urugo rushingiye kuba rutunzwe n'umuntu umwe. Nk'urwo rugo rumeze gutyo ugasanga umugore arizirika ku mugabo kandi umugabo nta kimushaka, urukundo ntirugihari cyangwa se bafitanye amakimbirane, ariko akaguma amwizirikaho, akumva ko atahava ngo agende atangire ubundi buzima, cyangwa se umugabo nawe bikaba gutyo. Ibyo bintu ujye ubibona cyangwa ntabyo ubona? Ndabibona, ariko burya na leta ijya ivuga ngo ingo zibanye mu makimbirane zitandukanye zitaragira gute, zitariza zicana. Wowe niba uri umudamu ukabona umugabo wawe atagushaka, burya ikintu gituma umugabo agukubita cyangwa kugendaho nuko muri we aba yumva atagushaka. Rero burya kwirirwa umwihambiraho ukizirika muri rwa rugo uhasiga ubuzima. Iyo ubona afite ingeso akavuga ati nge sinshaka no kukubona, burya kwirirwa uvuga ngo uraguma muri rwa rugo ni wowe uzarumeneramwe iki amaraso. Niba umugabo avuze ati singushaka, bafite uburenganzira bwo gushaka undi, divorce zirahari abantu bose barabizi.
kandi umugabo ntago azaba yakunze undi mugore ahandi bunaka ngo we mugore ngo uhangane ngo uvuge ngo nta wundi mugore ngo nshaka kuzazana ngo bikunde. Ntago umugabo azirikwa ngo bikunde, burya atagushaka ntabagushakura mwihorera, ukagenda ukwawe nawe akagenda ukwe, kuko iyo mugumanye ukaguma kumwihambiraho ni kenshi na kenshi usanga umwe yagize gute yishe undi. Dushingiye kuri leta yacu y'u Rwanda, kuri leta nziza, itegeko ryayo twemera, baravuga bati ingo zifite amakimbirane mutubwire. Basanga amakimbirane aturuka ku mugabo, n'umugabo yewe aba yemewe akakanya kuvuga ati ngiye umugore simushaka, kandi ntago leta y'u Rwanda yavuga ngo mutunge ku ngufu. Yatagushaka rero abatagushaka uramwihorera akagenda mu nzira ashaka, nawe ugashakisha ukundi kuntu ubaho, ahubwo habaho icyo bibazo cy'abana babaga banani, babana bimera gute. Ariko icyo nzi cyo nuko kuguma ku mugabo utagukunda utagushaka bisiga bikwiye. Ko umugabo aba yaragushatse agukunda ubundi kuba atakigukunda nkuko wakomeje kubivuga, cyangwa nanjye nigeze kubivuga, uyu urebye wowe ubona byaterwa n'iki? Hari akashi na kenshi hari igihe biterwa n'amafaranga. Umugabo akabona amafaranga menshi, akaba yaragushatse utarize, mugani wabo ngo uriya mugore ntasobanutse. Usanga abagabo bavuga ati ariko uriya mugore ntasobanutse, ejo akabona usobanutse. Cyangwa se we mugore ejo ukabona umugabo usobanutse ufite iki? Amafaranga. Ugahora ubona ko umugabo wawe ari imbwa, ugahora ko umugabo wawe nta kintu amaze. Ni ikintu cy'amafaranga ubundi akenshi na kenshi bapfa nta kindi. Nigeze kubona umusirikare umwe, bene wabo barimo baburanisha, yari yishe umugore we. Bene wabo b'abasirikari bateranirayo, barangije basoma urubanza, abaturage baravuga ati uwo mugabo nawe mumurase, ati kuko ntago twebwe abagore tuzajya dukandagira dufite ubwoba, aho tunyuze dufite ubwoba. Kubera iki? Kubera abo bagabo. Iyo nkuru narayibonye. Nzi neza yuko nta muntu utarigeze abibona. Nza kongera kubona ibindi nanone umugabo yishe umugore nawe ariyahura. Rero burya niba mu rugo habonetsemo ikibazo kikamara amezi 5 umwaka, akenshi na kenshi uzasanga abantu bararaboye, umwe ararukwe n'undi ararukwe. Ese wa mugore we ubwo uzi neza yuko adashobora kuza arinjura agakomanga akagusanga mu cyumba? Ese wa mugabo we uzi neza yuko umugore wawe umunsi umwe adashobora gutegura ibikwica? Ubundi ngewe mba numva nk'inama nagira abantu batabana, ni ukuri kwa kundi ubona umugore igihe kimwe umwami ngo yigeze guteranya abantu, mbese ab'ibwami bose cyangwa se abaturage ayoboye cyangwa se abantu ayoboye. Noneho ngo arabateranya, arabegeranya, batereka inzoga, narabaga arababwira ati nazanye umugeni, ndashaka yuko mumbwira ingeso cyangwa inenge mubonye ku mugeni wanjye. Abari ibwami bose ngo baravuga ati rwose mwami ngunu twereke umugeni tumurebe neza, uramubonaho inenge arayikubwira. Nuko maze noneho ngo abantu bose ati mwami umugore w'umwami ni mwiza, umugore w'umwami nta nenge nimwe twamubonyeho. Umugabo umwe ngo arahaguruka aravuga ati umve mwami nyagasani, ngewe mfite ikibazo. Umwami ati ikihe? Ati ngewe mfite ikibazo mwami. Umwami ati icyo nicyo cyanteranyije namwe, ndashaka ko mumbwira inenge mwabonye ku mugeni wanjye. Nuko umugabo ngo arahaguruka, abantu bose ati ariko uriya mutwakazi yaturutse, ati uriya mutwa nicare hasi. Ati oya, ati naza avuga ikibazo yabonye ku mugeni w'umwami. Bamuha ijambo araza, ajya imbere y'abantu aravuga ati uriya mugore w'umwami afite inenge imwe gusa. Ati niyi? Ariko iyo nenge ni muremure, ni mwiza, arabyibushye, afite ikibuno, afite amaboko meza n'amaguru meza, kandi afite uruhanga rwiza. Iyo nenge iraturuka hehe? Ati ataza kuba afite igitsina kiraho icy'umutwakazi wanjye kiri. Ati yari kuba nta nenge afite. Abari ibwami bose barumirwa. Rero nawe mugabo ujye utekereza ukavuga ati umugore wese abe muremure, abe mugufiya, abe inzobe, abe igikara, bose ni bamwe. Icyo kintu cyonyine ukagitekerezaho uri hose ukacyumvamo we mugabo, nta cyagusenyera urugo. Ariko uragiye kuko ni muremure watwawe na bwa burebure, ni igituku watwaye na cya gituku, ariko ni ufite miliyoni 20 uri bugaruke nta nimuzanye. Kandi uzumve ngo uwo muntu ngo iyo ndango mwaranye ngo utakampara, uzajya Kampala kwishakayo, ugere mu rugo wasigariye aho ngaho, cyangwa se mubane nimumara kubana gukemye imitungo mukore divorce, wifuza undi wa mbere umubure na wa undi ugiye usanga umubure. Ibyo ni ibintu bibaho keshi na keshi. Ariko umugabo ahari hose agomba kumenya ngo umugore abe muremure, abe mugufi, abe inzobe, bose ni shimwe.
none Vava wabagira nama ki abantu babayeho gutyo bumva ko bashakanye bakundanye bamaze kugera mu rugo barabyaye barahararukanye batangiye kujya mu makimbirane wabagira nama ki? Njyewe inama nabagira hari ukuntu ugwira abana bawe ukavuga ati ntago nasiga abana, ariko wanga gusiga abana ukahasiga iki umutwe. Burya wowe ubona ko byanze hahandi uhamagara Imana ukumva Imana ntago iri kukwitaho itakuzanira igisubizo uwo munota nk'uko byumva, gana leta ni bizukuri. Uko Imana ikorera mu bantu, ukuri kw'Imana wowe ubwawe nutigira ya nama ngo umenye kwa kuri uzagusanga mu bantu yaremye. Ugana leta ikakubwira ati wa mugore we niba umugabo wamaze twese adata mu rugo, niba yaracyuye wa undi yacyuye ni wagize gute, ni washaka niba ari abana 5 nagumane 2 wowe ujyane 3. Imitungo niba ari inzu ni y'abana wa mugabo we, genda ushakishe undi mutungo w'umugore wawe. Inzu ni yiki, ni y'abana. Umugabo ave mu rugo agende. Akeshi na keshi umugabo yazanye amakimbirane akata umugore we akagenda mu nshoreke z'ahandi, ntago leta ikubwira ngo genda uzane ya nshoreke muri rwa rugo. Urugo ruba ari urw'abana. Akeshi na keshi ugenda kumushakira ibye, noneho waruyanzu ikagumana wa mugore mukuru n'abana be. Aho ku ikibazo n'utarahabyaye ni ugenda. Ariko nawe bamuha impamba, none se impamba leta yarabikemuye kame. Ni iki nyine umuntu yakora ngo uvi wanyu ugiye gushaka ufunze umugabo wawe wagira n'umugisha ukabyara abana? Ni iki umuntu yakora ngo ajya komeza? Hari umuntu ugira umugisha umugabo akagira ingeso, niba ari yo gusambana, niba ari y'ubusinzi, ariko yangeso ikaba mu cyumba. Niba yangeso iri mu cyumba itari yajya ku musozi, pfuka musenga ubwira Imana ati Imana ni wowe ujya ukiza abantu, ni wowe ukiza abantu, ni wowe ukiza abantu. None iki kiragezo uzi ko kiba muri iki cyumba. Umugabo wanjye ataha yasinze yanyweye inzoga yujuje, rimwe na rimwe akarara aryamye muri salo n'inkweto zose. Nihangane cya kigeragezo mwambura inkweto na ya makogisi mwoza ibirenge azaryame. None se nzajye mukabari mushikuza rya vide cyangwa igihe nikigera azumva pasiteri yihani? Uwo nguwo namugira inama yo kuguma yabanga mu cyumba cye akaguma kinginga Imana, kuko Imana ikiza umuntu. We ntuzamubwira ngo reka inzoga ngo ibi nibi. Akeshi na keshi uzumvuye ngo 5 z'ijoro, niba yatashye 5 z'ijoro agera mu rugo mugatonganeje saa 6. Kuko abagabo niko bateye, niba mututse ngo yatashye ninjoro aragumana wa mujinya, n'ubundi nasubira mu kabari anywe aze gutasanga he saa 6 za ninjoro. Noneho aje azagere kubona ingeso yo kurara iyo ngiyo. Ahubwo wowe uraceceka, wamara guceceka nge mba numva n'Imana nimumpa ikamumpa akagira yangeso yo gusinda, mba numva bafata igihe cyo kumuganiriza mu gitondo. Kuko araje yasinze, muri butongane nta gitekerezo kizima muri buganire. Araza yasinze ananiwe, nuvuga ati mvira mu nzu, nuvuga ati hagaranywe, ariko umwihoreye ukamwakira ukamufasha service zose ukamuganiriza mu gitondo ukamasa atari ku wundi waraye. Ese wubahe, ese wirirwaye, ese unywera yahe mafaranga, numva nta kibazo. No muri Bibiliya haranditse ngo mwebwe bagore mugandukira abagabo banyu. Umugabo nimba yakosheje yes mugandukire, bitware gakeya umuganirize kuko ni umuntu. Satani yamushutse mujyana mu bibi, mujyana mu byaha, mujyana mu kuguta inyuma, mujyana hehe hose. Ariko ni wowe mugore nuca bugufiya ukamwereka urukundo, ukamwereka impuhwe, azahinduka azabivamo. Ikintu nabwira abadamu bagenzi banje nuko hari yes ndabyemera, hari abagabo bagira ingeso zihambaye zirengeranye, ariko hari n'abandi bagize erega turi mu isi kandi turi abantu. Niba wowe mudamu umugabo wawe yakoze amakosa, gerageza we kurakara. Of course hari abantu b'abashuti banje nzi umugore ajya yambara akitegura, umugabo akamurindira n'imodoka ati ngwino tugiye gusenga. Noneho yarangiza akashaka ngo yambara utuntu tw'utumini. Umugabo atari ko zubundi ko tugiye gusenga kuki wambaye mini? Urumva wa mugabo afite iki? Afite n'uburenganzira bwo kumubwira ibyo ari kubona bitari kugenda neza. Yarangiza atari kubundi untegeka gute? Ungewe untoza ibyo nambara.
burya rero wa mugabo nawe ababujijwe iki uburenganzira. Hari ukuntu rero usanga abagore nabo bitewe nuko umugabo amwubaha yaramukuye wenda ngo uyo mumvyeyi niba ari mumvyeyi mugani wabo ngo ni mumvyeyi no mu kiyobozi, noneho akazagenda akabikoroni y'urugo ntabashe kwinyagambura. Yo bati ninyagambura barambona nabi, ninyagambura ibiki n'ibiki, agahora yarabaye koroni y'iki y'urugo, yarabaye imbata y'iki y'umugore we, atabasha kwegura umutwe. Ariko burya niba kubwiye ngo kenyera nukuri hangane ukenyere, noneho iyo jipo yawe igeze mu kibuno uyijyana mu rusengero wimukurikira uyambaye nk'uko abigusabye. Erega muba muri abunganizi wowe nawe mama mugomba kujya inama aho bitagenda neza, aho bigenda neza buri wese akakungura inama mugenzi. Sinumva rero impamvu mugenzi wawe yakubwira ati ibi ni bibi birasebetse wowe ukanga kumwumva. Ubundi umugabo wawe aba ari inshuti yawe, aba ari inshuti yawe akaba n'umugabo wawe. Rero inshuti yawe yikubwiye ngo iki kintu ntago ari cyiza, ugomba no kwikura ko ari umugabo ukabishyira ku nshuti, ukavuga ati ubwo inshuti yanjye mbwiye ko ibitajyanye ntago bijyanye, ntumubangamira umwe ntabangamira undi. Nk'abantu mwe erega twebwe buriya abagore igitsina gore Imana yaduhaye, sinzi uburyo nabivuga ariko yaduhaye imbaraga zifite capacity ndende, kuko Imana yaduhaye ibintu byinshi. Urabizi ko Eva niwe washutse Adamu, Eva yaragiye ahura n'inzoka arazashuka Adamu, byabaye urabizi byose. Rero ntekereza ko wowe mudamu ubaye umunyabwenge ugaca bugufi, ngo budisibona ari ukubona abagabo nyine babashuka. Ubaye rero umunyabwenge ugaca bugufi ku mugabo wawe ukamuganiriza ikintu nshishikariza abadamu bakibashije kubaka ingo aho bikimeze neza nuko wakwegera mugenzi wawe mukajya muganira, kandi buri abagabo n'abanyamahoro. Ariko mugenzi wawe iki ngewe reka nkubwire, niba uri umugore ukabuzi neza ko umugabo wawe saa sita z'ijoro ataha akaza agakomanga ati rwose madamu ndatashye ariko nanyuze runaka nahuye na runaka none yanguriye agacupa none ndatashye, kuki uzinda kuvuga muri karitsiye ngo ariko ngo murabizi ngo ngewe ngo rura rugongo runtera iseseme, ngo ngewe ngo ndikumva rura rugongo nabuze aho nduhungira, ngo umugabo ngo utaha saa sita z'ijoro aba uri kubibwira nibo bazakazarusenya, nushaka kugire gute uceceke. Ubwo ni ukugira ibanga. Wowe ndumva nushaka uzarwubaka rugakomera. So rero Vava wakoze cyane, ni ukuri Imana iguha umugisha, wakoze kubw'inama uduhaye uburyo nubaka urugo uburyo uzitwara, ni ukuri kandi Imana. Ese Vava niba nakwinjiriye nta fiance urabona? Umva Mana nyine hari ukuntu uva mu cyaro ukavuga ati ngere kuri iki rero iyo ntaho uragera bituma na babandi ugenda uhura nabo ubona ko bikudindiza, ukavuga ati reka mbanze ngere kuri iki ngiki, bigatuma ugumura aho ngaho nta nshuti ugira, cyangwa se ubundi fiance nzi neza ko ari umuntu wamwiteguye kubana. Abashari bo basanzwe abari ariko fiance ntawe. Ariko reka ngira icyo mvuga, numubona azaba ari umunyamahirwe, kuko ntekereza ko wowe utazajya umutesha umutwe nk'uko wabyivugiye. Oya njyewe mba nshaka ko tugendana mu mahoro, akambwira ati ibi ngibi ndabishaka ibi simbishaka, kubera impamvu niyi singushaka kurusha kwirirwa nkinisha ngo yagiye ahango yampondaguye nagize oyange. Ibyo ntago mbishaka Imana izandegere. Kumva ngo umuntu ngo mwabanye mukundanye ngo gukubisa urushyi ngo gukubisa ngo barumva ari ibintu bitaba. Okay, murakoze cyane bakunzi bagira Icyizere TV, naho butaha. Murakoze cyane, bye bye.